birashoboka ko wakuruwe n'isura afite cyangwa se fesi ye, ikibuno, uko ateye, amabere, amaso ndetse n'ibindi bigaragara ku muntu ku buryo ashobora kuba yagukurura. Hello people, hello friends, I hope ko mumeze neza, nanjye meze neza kandi abo batameze neza biraza kugenda neza. Ese uno mukobwa wakunze ugendeye ku isura ye cyangwa se kuko agaragara ntago ubona azagutoraguza amashashi? Ese ntabwo ubona yuko rimwe na rimwe uzirirwa ukajya mu muhanda? Dore rero ibintu bizakwereka yuko umuntu muri gukundana cyangwa se umuntu muri kumwe wowe wita umukunzi wawe atazigera aba umukunzi wawe, cyangwa se ni umukunzi wawe ariko azagusaza. Ikintu cya mbere rero, igihe icyo ari cyo cyose akumaramo umwuka cyangwa se arakuvugisha cyane ku buryo niyo habayeho ikosa wisanga ari we wamusabye imbabazi, kandi ikindi nanone bikagusaba ibyisobanuro byinshi cyane ku buryo ubimwumvisha kandi nanone bikarangira atakumvisha. Buri gihe hashakwa impamvu cyangwa se ashaka impamvu ituma wisobanura kandi bikaba ngombwa yuko atakumva. Ese nimba uzi neza yuko uwo mukobwa muri gukundana cyangwa se uwo wita umukunzi wawe ubona neza agiye kukumaramo umwuka, ubona neza umuha ibisobanuro nakumve, ubona cya gihe wumva yuko ariko ndananiwe, ibi bintu ni ibiki ndimo cyangwa se ibi bintu ni ibiki nagiyemo, ibi bintu cya gihe wumva warananiwe pe, cya gihe ese wakora iki? Ikintu cyo gukora kimwe cyonyine ni uko wamuhunga ukagenda, byaba na ngombwa ugakupa kominikasiyo hagati yawe nawe, ibyo byisobanuro wamuhaga agatangira akabibura, cyangwa se bwa buryo yagufataga byose akabibura. Byaba na ngombwa ukaba wamubwira yuko utashobokana n'umuntu utakumva, cyangwa se wa muntu uhora agushyira kuri stress, cyangwa se n'ibyo ukora ntibigende kubera cya kintu urimo, wa mubano urimo ubona neza utazashoboka. Ikintu cya kabiri rero, arahindagurika mu bintu ibyo ari byose, habe mu mivugire, habe mu mikorere, habe mu uko agaragara, ibintu byose biterwa n'uko yaramutse. Ashobora kubyuka akiha kuba yavuga nabi, yakuvugisha nabi, mu bashuti bawe atakubahisha, mu bashuti banyu mwembi ukabona ntacyo uvuze urizera imbere ye, wa mukobwa cyangwa se wa muntu utaguha agaciro, wa muntu mushobora gupanga cyangwa se guhuza ibikorwa runaka ugasanga ku munota wa nyuma yabivuyemo. Mwapanze ibintu runaka ubona ni wowe ubyisangamo wenyine, rimwe na rimwe akakugira nka cishwa, akumva yuko akurusha ubwenge, akumva yuko niwe wafata decision wenyine. Wa mukobwa ubona ko ntakubahisha, ntaguha agaciro, habe mu nshuti zanyu, habe mu bashuti bawe, noneho imyitwarire ye iyo habaye ikosa runaka ubona ahindutse wundi, ubona ari wa muntu utigeze ubona mu buzima bwawe, kandi nyamara yaba hari ikintu akwegispektingaho akitwara neza, akaba umwana mwiza ku buryo wibaza ese uno muntu koko byagenze nyine, ugatangira kumva yuko umugiriye impuhwe, ukumva yuko utanamuvaho. Rimwe na rimwe arahindagurika, akwereka ko agukunda, ariko nanone hari igihe noneho ariko ibyo abikora muri cya gihe ashaka ikintu runaka, cyangwa se yatagitinze ko hari ikintu runaka agomba kugukuraho, cyangwa se hari ibintu ugomba kuba wamufasha mu buzima bwe, ubona yenda bitazagenda ubaye udahari. Ariko igihe ubona yenda ko ikintu cyose agikora kubw'impamvu runaka, noneho uwundi muntu ukomeye cyane, wa mukobwa wisanga uramutunze, wisanga ari wowe umwishyurira inzu, wisanga yenda ari wowe imodoka agendamo niwe wayiguze cyane, noneho iyo esanse akoresha buri gihe niwe uba wayishyizemo, kandi ibyo byose ukabikora kuko wowe umukunda, ariko nyamara atari wowe wenyine anakunda, ajya no mu bandi, ariko wowe ukaba ari wowe ukora iyo mirimo yose nk'aho uri uwihaye inshingano nk'umugabo we, kandi nturaba umugabo we, uri kugira ngo umwereke ko uri umugabo, ariko nyamara imbere ye uri umuntu usanzwe. Hari abandi aha agaciro, hari ya nzu, ya modoka, uheruka ushyiramo esanse, uheruka
ibyo bintu byose igihe uzisanga uri gutunga umukobwa cyangwa se uri kumutunga kandi atari uko abuze ubushobozi bwo kuba yajya ku kazi ngo atinyuke ajye gusaba akazi cyangwa se nawe ashinge bizinesi, icyo gihe ukisanga ari wowe ibintu byose ari wowe ubikora, icyo gihe jya umenya yuko uwo mukobwa atagukunda ahubwo ari uko ashaka yuko navuga gute, ari uko ashaka yuko amafaranga yawe mbese ari we uyakontorora, ari we uyabika, kuko ikintu icyo ari cyo cyose kibaye gikomye uba wahageze cyangwa se azi neza ko umwitaho buri munsi ku munsi ku munsi, azi neza yuko ibyo byose hari ubikora, sinzi hari umuntu wigeze kumbwira ngo hari nk'umukobwa uba ufite umukoreshereza inzara, umukoreshereza imisatsi, ugura amavuta, ugura imyambaro, ugura inkweto, mbese ugasanga wowe wikokoye umeze nka wa muntu ugura ibintu byose ariko nyamara si wowe ubikora, afite uwo yagiye yandikaho imisatsi gutyo gutyo. Igihe wisanga umukobwa mukundana nawe adafite ubushake bwo kuba yakora ari wowe umutunze gusa, uzamenye yuko nta rukundo rurimo, kuko abaye agukunda bya nyabyo yanashinga bizinesi ku ruhande, yaba ntoya yaba nini, ari kugenda yaguka, ibyo ari byo byose kuko utangiye ntabwo ariko umwaka ushira ariko umeze, biba byarungutse. Umukobwa ugukunda aba azi ko uvunika cyangwa se aba azi imvune y'amafaranga, umukobwa ugukunda nta nubwo yakwifuza n'amafaranga yawe, n'iyo mwaba mugiye guhura ntabwo ashaka kukwaka itike, ubona yitegera mwatandukana akitegera, ndetse akaba yanaguhamagara akoresheje amayinite ye atiriwe agusaba ikarita, atiriwe agusaba ibintu byose, ahubwo uba ugusaba ibyo bintu byose akenshi n'ibyo bintu aba akurikiye, kandi nawe nubimwereka azabikubikira pe, hari abakobwa bazi kubibika neza ewana, ugasigara umeze gutya uhagaze, ijosi ryarabaye ijosi, imitsi yarabaye imitsi. Rero hagarara ubone nimba uzi neza ko uwo mukobwa mubana umukunda ariko ubona iyo myitwarire, tangira umenye uburyo mwatandukana cyangwa se umenye uburyo wamuvira mu nzira cyangwa se wamuha inzira yo kuba atagomeza kukonka, atagomeza kukumaramo izo ngufu zawe, uzi uburyo uvunika, uzi amajoro urara, rimwe na rimwe ukazinduka ugakora akazi cyangwa se ukanarara mu kazi, ariko ya mafaranga yose wakoreye ugasanga yose ajya kwa wa mukobwa, nawe ubwawe nta terambere ntaki, icyo gihe uzabihagarike. Kimwe cyangwa birate muri ino video, like, kandi nimba wakunze ino video uyoherereze zimwe mu nshuti zawe cyangwa se ube wanakanda subscribe nimba uri mushyashya. Don't forget to subscribe guys.